n'ubunyamwuga mu gihe amategeko agenga amarushanwa yaba adakurikijwe Rayon Sport ntiyiteguye gukomeza irushanwa ry'igikombe cy'amahoro 2024-2025. ahubwo cyane cyo twari bubaze Tadeyo ndumva kiri no mwibaruwa yabo yabonetse. Reka tuvugane na president wa Rayon Sport ni bwana Twagirayezu Tade. President mwaramutse neza na mahoro? Mwaramutse neza mwaramukanye Imana. Tubaye ikaze kuri Radio Rwanda. Murakoze cyane. Hari umwanzuro watangajwe wa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, komisiyo ishinzwe amarushanwa, ivuga ko ibyabereye kuri stade mpuzamahanga ya Huye byatumye umukino mwakinnye na Mukura kuwa kabiri utarangira ari cas de force majeure, bityo mukwiriye gusubiramo umukino. Twabonye ibaruwa yanyu mwanditse muvuga ko icyo cyemezo mutacyemera. Kubera iki president nize mpamvu mwashingiyeho mutemeranwa n'icyo cyemezo? Impamvu twashingiyeho ziri detaye mu baruwa twanditse kandi zirumvikana cyane. Gusa yenda umuntu ashobora yenda kujya muri make impamvu twashingiyeho. Yego. Impamvu twashingiyeho niba wasomye iyo baruwa twerekanye ko ibyabaye atari cas de force majeure. Biri detaye mu aho ngaho. Noneho turangize twerekana noneho n'ibyabaye bigaragaza ko atari cas de force majeure. Muri make cas de force majeure mwabibonye bavuze ngo ni ikintu kizanwe n'Imana, niko itegeko ribivuga. Rero iyo ugiye kureba ko umupira ugomba gutangira saa 11 bisabwe na Mukura, icyo kintu cyumvikane neza. Yego. Bisabwe na Mukura kuko umupira ugomba gutangira wari prevu ko utangira saa 9. Niba rero Mukura yasabye gutangira saa 11 ku nyungu zayo, yagombaga no kureba ibizatuma umupira ugenda neza nkuko natwe tubikora. Ntago ari ubwa mbere twakiriye ku nimugoroba ku gihe cy'amatara. Yego. Twakiriye Regis, twakiriye kuri Pele Stadium, twakiriye ku Mahoro. Ibyo byose byagiye bagombaga kubikora, ingaruka zabyo bakaba bazirengera. Umupira ugomba gutangira saa 11. Umuyobozi w'umukino yarebye sanga ko ari amaze gusa naho hagwa kavura, sanga hatabona neza. Yabaye ngombwa ko babwira ko bacana amatara. Twategereje iminota 25 amatara ataraka. Yego. Bivuze ko habayeho kutubahiriza igihe cy'umupira ugombaga gutangira iminota 25. Nyuma yaho twatangiye umupira nyuma ku minota 15 amatara yarongeye arabura. Yego. Nibaza ko namwe ndamushobora kuba mwari muhari. Amatara amaze kubura twarongeye dutegereza iminota itari hafi y'7. Yego. Nyuma ya amatara arongera araboneka, nyuma arongera arabura none bwa burundu. Kuko itegeko ribivuga inyuma ya 38. Yego. Twategereje iminota 45 kugira ngo turebe kuko amatara yakongera kugaruka. Amatara ntabwo yagarutse. Icyo ngicyo cyumvikana neza. Kirumvikana. Ibyabayeho rero kuvuga ngo ni cas de force majeure. Twatangajwe cyane, bisa naho sinzi uburyo ndizo kubivugamo. Mu ibaruwa twandikiwe na Ferwafa bashingiye kuri raporo ya Mukura na raporo y'akarere ka Huye ngo n'abakozi ba ICL. Wajya kureba karona raporo ya Mukura yashingiweho nibo ikibazo kireba. Yego. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, akarere ka Huye ni umufatanyabikorwa uri direct wa mbere kuri Mukura. Nta mu expert washatswe uri netre byibuze ngo tuze kugendera kuri iyo raporo ye. Yego. Ntago Rayon Sport yagiye muri icyo kibazo ngigiyemo nayo byibuze igira ibyireba ngo bayitumire. Komiseri w'umukino yahavuye saa moya niko nabibonye bataramenya neza impamvu y'ibyo bintu. Yego. Kandi force majeure ni ikintu kigaragarira abantu bose iyo cyabaye. Nkuba yakubise yagize habaye ikintu yisha abantu, kandi se yitse data, umuyaga se data, iyo ni kandi force majeure. Ibyo rero byose n'ibyo twashingiye kugira ngo twerekane ko harimo kutareba itegeko neza no kwita itegeko kandi ku bushake. Yego. Ibyo nibyo byadupushinze rero kuvuga ngo reka tujurire kandi tugaragaze ko tutari tayari kuba twakina uwo mukino mu gihe cyose tutarabona ubutabera. Hanyuma yego president, biragaragara mu ibaruwa yanyu, icyo mbabaza ni cyanditse mu ibaruwa kivuga ko mu gihe ubujurire bwanyu butahabwa ishingiro mutakwemera gukina. Icyo mutekereza ko gishobora kudafatwa nka chantage cyangwa se
kwigira umwana murizi kwigumura cyane ko atari ubwa mbere baye kuri Rayon Sport mu gikombe cy'amahoro muribuka case ya Rayon Sport n'Intare hari n'abantu batangiye rwose kuba ko Rayon Sport igorana kubera ko wenda maybe izi kwifite fan base akantu kose kabitaba flexible kabikeneye nyine kurira nyine kugaragaza nkaho irengana perezida nabyo ugira icyo bivugaho nyine mwagira icyo mubivuga ahubwo nanjye nakwibaza impamvu Rayon Sport tujuru twebwe ntago tumeze nk'umwana murizi cyangwa n'iki ahubwo twebwe turifuza ko itegeko ryubahirizwa nabasobanuriye kandi force majeure yego namwe muze gusoma muraza kureba ese koko Rayon Sport nta kuri ifite yego ahubwo none nanjye nkibaza why Rayon Sport buri munsi why kubera iki niba twago itegeko ryagombye nanjye aho ngaho ndi ku rundi ruhande ndi kuri extreme twagombye kureba niba itegeko ko ryubahirizwa ku mpande zose ese itegeko ryubahirizwa uko ryagakombye kubahirizwa aho ngaho niyo mpamvu twajuriye twe kugira ngo turebe ese ubwo bujurire bwo buraza kuturenganura kuko namwe murabyumva nubwo mutari abanyamategeko perezida ngiye kukubaza ikibazo kimwe abantu bibajije kubera ko ngira ngo nta n'ahantu mwagitanzeho ibisobanuro ariko abantu benshi barakibajije ubundi NCD imaze kuba kuri stade mpuzamahanga ya Huye ninde wahaye uburenganzira Rayon Sport guhita itaha i Kigali yewe ubwanjye nabonanye n'uwari uyoboye umukino na arbitre ya Celestin cyangwa se komiseri ambwira ko umukino bawufunze byarangiye abakinnyi bavuye mu kibuga barambara baragenda nta komunike iri officiel twabonye ariko twabonye irihari yego ikindi cya kabiri twategereje iminota 45 nk'itegeko ribivuga nyuma y'iminota 45 rero umupira udakomeje twagombaga gukurikiza itegeko tugataha ya byumvikane neza ko tutapfuye kugenda gusa ahubwo twagiye twubahiriza ibisabwa twakurikije itegeko iminota 45 kandi none nta mupira wari kuko ari komiseri w'umukino ari n'abandi bose bari bamaze kugira gute wandi ngo ko umupira utakibaye perezida hari ikintu mwanditse mu ibaruwa kigaragaza ko mwiteguye kwitaba bibaye ngombwa mukajya gutanga ibisobanuro byimbitse birushijeho sa nk'utwereka nk'ikindi kintu kugira ngo wa mugani mutaba extreme cyane niki cyaba kugira ngo Rayon Sport yemere gukina nuko baduha factors zigaragaza itegeko twaba twarishe twebwe kugira ngo cyangwa se igituma baduhe impamvu zigaragara kuko niyo ugiye kureba nk'ubu ngubu nta raporo ya komiseri y'umukino twashyikirijwe yego nibuze ngo iduhe reference icyo ni kimwe raporo ya komiseri y'umukino ntabwo tuyizi hanyuma twebwe twabahaye ingingo igaragaza uburyo atari kandi force majeure nabo nibayiduhe kugira ngo bigaragare neza kandi nibaza kuko twajuriye twajuriye mu banyamategeko nibaza ko bari buze kureba igihari neza perezida ikintu cyo kujya muri FIFA mu butabera bwa FIFA mu gihe mwabifata nkaho mutarenganuwe reka tuvuge ko wenda bikomeje gutya bikarangirira aha kwa kabiri hagira ntimugiye Huye gukina birumvikana ko muzahita muterwa forfait kuko muzamwabuze ku mukino igihe icyo mwita karengane cyagera kuri urwo rwego nibyo koko mwarega muri FIFA mwaregande mwarega federation mwaregande niba hari inzego zashyizweho kugira ngo habeho kurenganurwa igihe cyose wumva utararenganurwa cyangwa utarahabwa ubutabera wumva izo nzego zikaba zaragiyeho urumva uba ufite right zo kuzigana murakoze cyane perezida turabashimiye mugire umunsi mwiza ariko reka nsoze ku gitandukanye n'iki ngiki ntibibakoma mu nkokora mu mikino ya shampiyona murimo murategura harimo n'umukino mufite ku munsi w'ejo n'ikipe ya Muhazi United nibaza ko ntacyo byaba byadutwara kuko nibaza ko ibyo ngibyo ari ibintu biri ntabwo bijya muri tekinike biri to administrative birakemukira muri administrative hanyuma mu buryo bwa tekinike turiteguye neza ikipe iragiye Ingoma turaza kuyisangayo mu gitondo cyangwa nimugoroba nta kibazo kirimo murakoze cyane perezida